Imana yaraturemye idushyira hano ku isi kubemera batyo. Natwe ariko hari ibintu twaremye bibaye bigira umunwa, ibyo bintu byadufata nk'umuremyi wabyo. Muri make natwe turi Imana ku bindi bintu twaremye ndetse dukoresheje ubwenge umuremyi yaduhaye. Gusa mutaza kugira ngo ngiye kubigisha iyobokamana muremyi, ahubwo ndagira ngo mbabwire ko muri aka kanya kuba mufata imashini zanyu cyangwa mudasobwa mukandika nanjye ntavuyemo, tukohererezanya ubutumwa ndetse tukanishimira umusaruro w'ukwezi duhembwe nyuma yo kwicara inyuma ya za mudasobwa dukoresha cyangwa izindi mashini zikoresha imibare cyangwa zikoresha arizo artificial intelligence cyangwa AI cyangwa tugenekereje mu kinyarwanda ubwenge bukorano. Gusa mbere yo kwishimira ibyo ngibyo twagakwiye kwibuka abagabo nka Alan Turing ndetse na John McCarthy, nubwo nabo batavugwaho rumwe bitewe n'ibihugu bakomokamo, kumenya muri wabaye wa mbere mu kuvumbura ubwenge bukorana ari indi. Ibi ndetse n'icyatumye benshi mu Bongereza badapfa cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose bitewe n'iri koranabuhanga ryavumbuwe. Tugiye kubibasesengurira maze mumenye ikiba cyihishe inyuma y'izi ntambara turi kubona zakajije umurego muri ino minsi. Ese byagenda bituramutse umenye yuko izi ntambara zose ziri kuba ibihugu biri kuzirwana bibiziranyeho kugira ngo habeho icuruzwa ry'intwaro zishaje zirangire ku isi maze twinjire mu kinyejana gishya cya AI cyangwa ubwenge bukorano. Ubwo ndavuga ku kijyanye n'igisata cy'intambara. Nge tugiye kubana ndi Seven Maestro, nkaba ndi buze gufatanya na Musa Savimbi. Tubaye ikaze mw'isi yo gusesengura. The Update TV. Mu mwaka w'1950 Alan Turing yibajije ikibazo kigira kiti: ese imashini ishobora gutekereza? Aha yibazaga niba imashini muri iyo myaka yagera ku rwego rwo kumenya amwe mu makuru bayishyiramo ndetse ikanamenya kugira ibyo yisobanurira yo ubwayo hatabayeho imbaraga muntu. Iki kibazo mbere yuko tugisubiza reka tubanze tumenye ubundi Alan Turing yari muntu ki, cyangwa muri iki gihe afatwa te mu isi y'ikoranabuhanga. N'ubundi dukomeje kubaha ikaze. Alan Matheson Turing yavutse tariki 23 Kamena mu mwaka w'1912 mu gihugu cy'Ubwongereza. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu bigo byigenga kandi bikomeye byariho muri icyo gihe. Arangije amashuri y'abanza yagiye kwiga muri kaminuza ya Cambridge University cyangwa se kaminuza ya Cambridge. Turing nyuma yo kurangiza kaminuza yagiye gukorera impamyabumenyi ya doktora mu mibare muri kaminuza ya Princeton University. Aha hari mu mwaka w'1936. Akaba ari naho yakoreye icyo twageranya na mudasobwa ubu cyashoboraga gusobanura ibimenyetso ndetse n'imibare gikoresheje ururimi rwa 0 na 1 nk'uko abakoresha imashini muri iki gihe babizi nka binary code. Iyo mashini yakoze niyo yaje kwitwa itangiriro rya mudasobwa zose zikoresha ibimenyetso by'imibare ibiri ariyo 0 na 1 nk'uko bizwi muri iki gihe. Aha hari mu mwaka w'1938. Aha turaza kubabwira impamvu turi kugaruka kuri iyi myaka cyane. Mu mwaka w'1939 Ubwongereza bwagiye mu ntambara n'igihugu cy'Ubudage nk'uko byari bimeze n'ahandi hantu hatandukanye ku isi mu ntambara ya kabiri ubwo yari iri gutangira. Mu gihe cy'iyo ntambara Turing yakoraga muri guverinoma y'Ubwongereza nk'umunyamibare ukomeye uzi gukora kode no gutegura inyandiko zizimije zabaga zandikwa n'ayandi mamashini mu buryo buzimije ahitwa Bletchley Park. Aha ni naho noneho Turing na bagenzi be bakoze icyo bise the bomb. Ntabwo ari bombe yayindi y'igisasu, ahubwo iyi ni mashini yabafashaga ndetse inafasha leta y'Ubwongereza kwiga ku mabanga n'imvugo byakoreshwaga n'igisirikare cy'Ubudage mu mwaka w'1942. Mu mwaka w'1942 muri Bletchley Park n'ubundi bombe by'ubuze yasobanuraga kode ziri mu butumwa zirenga 39,000 mu kwezi. Intambara irangiye Turing yagizwe umuntu uhebuje mu bwami bw'abami bw'Abongereza. Mu mpera y'intambara y'isi ya kabiri Turing yahawe ubutumire na kaminuza y'i Manchester kugira ngo abafashe kubaka imashini ya mbere ikoresha imibare. Aha ni nabwo ubwo twari dutangiye ikinyejana cya digitali nk'uko tubivuga muri iki gihe. Aha kandi niho hakorewe imashini ya mbere ntoya ugereranyije niyo bari barakoze twababwiye haruguru kuko yo yari nini cyane. Hanyuma mu mwaka w'1948 mudasobwa ya mbere itari nini cyane irakorwa. Turing abafasha gushyiramo noneho uburyo bwinjira cyangwa input ndetse n'uburyo bwo gusohora ibintu muri mudasobwa aribwo output. Ibyo nibwo bwa mbere byari bibaye. Aha kugira ngo ubyumve neza nuko ku muntu ukoresha mudasobwa iyo agiye kubika ibintu ku mashini abyinjizamo yifashishije imyanya nka slot cyangwa inzira yinjiramo flash, ubundi akabika dokima yivuye kuri flash cyangwa akayikuraho aribyo output. Gusa mu mwaka w'1952 Turing yahamwe n'icyaha cy'abaryamana bahuje ibitsina. Kikaba cyari icyaha muri iyo myaka cyashoboraga gutuma leta y'Ubwongereza yari kuzamuhanisha igihano cyo gufungwa burundu cyangwa ikamwica. Gusa ntibyahise biba kuko yari kuwe ngo akomeze ubuzima bwe bw'ubushakashatsi i Manchester. Gusa n'ubundi tariki 7 Kamena 1954 byaje kurangira asanzwe yo ku buriri yapfuye, ubundi bivugwa ko yiyahuye. Aha hakaba harasanzwe imbuto zo mu bwoko bwa pome ishunyeho irimo uburozi bwo mu bwoko bwa cyanide. Bikaba binavugwa ko bishoboka ko washinze ikigo gikora za mudasobwa ndetse na telefoni cya Apple igihe yakoraga ikirango cy'ikigo cye yarashyizeho urubuto rwa pome rushunnyeho. Gusa ibi ntibivugwaho rumwe.
Tugarutse ku munyamerika John McCarthy, iyo wanditse mu mashini ngo ninde wavumbuye AI turi kuvugaho, cyangwa iyo wanditse muri mudasobwa ngo Father of AI, bahita bakuzanira izina rya John McCarthy. Uyu nguyu mwibuke ko twatangiye tumuvuga, akaba ari umunyamerika wabayeho mu kinyejana cya 20. Gusa ndagira ngo twibaze impamvu Alan Turing twababwiye iki gihe cyose nibyo yagiye akora mu myaka yose twavuze, ariko akaba yarabikoze mbere y'umwaduko wa John McCarthy, w'umunyamerika wahise ugirwa wavumbuye artificial intelligence cyangwa ubwenge bukorano. Gusa niba wibajije iki kibazo kigira kiti kuki John McCarthy yafashwe nk'uwavumbuye ubwenge bukorano, nanjye nuko. Gusa mu gusubiza iki kibazo ntaho bitandukaniye na bya bindi byagiye biba muri Afurika, aho umunyaburayi yageraga ahantu agahita avuga ngo navumbuye aha n'aha, kandi yarahasanze abantu ndetse babayeho mu buryo bwabo. Ariko nta n'isoni ukumva byanditswe mu bitabo kugeza na n'ubu ngo umuntu runaka yavumbuye agace runaka nk'aho ari we wahazanye abantu. Gusa reka tuve muri aya matiko ubundi dusubize twifashishije rya koranabuhanga turimo kuvugaho. N'ubundi wikojeje muri Google usanga igisubizo gitangwa kiri mu nteruro imwe gusa igira iti In 1955 John McCarthy coined the term AI. Cyangwa tugenekereje mu kinyarwanda ngo John McCarthy yavumbuye ijambo ubwenge bukorano cyangwa AI. Niba mundusha neza kumva ibi bintu, ni gute umuntu nka Alan Turing mu myaka yose twavuze yagiye avumbura ibintu bitandukanye bishingiye kuri mudasobwa, ariko umunyamerika nka McCarthy akaza mu mwaka w'1955 agahita yita izina byari bisanzwe ngo arabivumbuye. Aha ndagira ngo munyumve neza, si ukuvuga ko McCarthy nta kintu yakoze muri iryo koranabuhanga rya AI, ariko urwego yakozeho ibintu ntago ari urwego rwari gutuma yitwa Father of AI nkuko muri Google bagenda babivuga. Hari ibintu yakoze ariko bitatuma avugwa mbere yuko Alan Turing avugwa, bitewe n'akamaro kenshi twagiye tubona Turing yagiye amara, yaba mu ntambara y'isi ndetse n'ibindi bintu yagiye akora bitandukanye kugira ngo tubone mudasobwa turi kubona ubu ngubu. Ndagira ngo twibuke ko Alan Turing ibi yabishyizeho akadomo guhera mu 1948 ubwo yatangiraga gukora mudasobwa maze akayirangiza mu 1950. Nyuma nanone yo kurokora abongereza benshi bari kwicwa n'Abadage yataza kuba yaravumbuye uburyo bwo kumenya ibyihishe nyuma y'inyandiko z'imashini yitwa Enigma yakoreshwaga n'Abadage mu itumanaho, yatumaga bazimiza ntihamenywe ikintu baba bari kuvuga igihe bari kuvugana ku rugamba. Ibi byakoreshwaga n'abasirikari cyane b'Abadage. Nubwo ibi byose byabaye, Ubwongereza ntibwari bwarigeze bumenya ko ibi byose bizaba mbere. Ari nacyo cyatumye tariki 24 Kamena mu mwaka wa 2021 Ubwongereza bwicuza bukanaha icyubahiro uwo munyabigwi wabwo Alan Turing, bamushyira ku note y'amayero 50 y'Abongereza mu kumuha icyubahiro. Aho kuri iyi note uruhande rumwe hariho umwamikazi w'Abongereza Elizabeth wa II, urundi ruhande rukabaho Alan Turing. Gusa nubwo ibi byose byabaye, Amerika yagombaga kuzajya igaragaza ko John McCarthy ari we wavumbuye ubwenge bukorano, kuko yari bizi ko amateka azajya agaruka ku nzobere yabo John McCarthy, ubundi bigakomeza kubaka izina rya Amerika nk'igihangange. Gusa nyuma yo kumva none imvo n'imvano, reka turebe ubundi ubwenge bukorano muri iki gihe bugeze hehe. Hari abantu bamwe babonye umusore umwe ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cyo kurangiza kaminuza yafashe indangururamajwi maze aragira ati ndashimira ikoranabuhanga rya ChatGPT kuba ryaramfashije gukora ibizami byanjye byose kandi neza. Murabyumva neza kuri gushima atari gushima umuntu cyangwa Imana nkuko abantu basanzwe babifata, ahubwo ari gushima kimwe mu bihangano ubwenge bukorano bwatuzaniye. Muri make turi kujya mu gihe ibyo twitaga gukopera bitakigezweho, kuko nawe ibaze igihe umunyeshuri azajya cyangwa ahabwa umukoro agomba gukorera mu rugo, kandi mu rugo hari internet cyangwa yifitiye telefone, ubundi agahita anyarukira kuri ChatGPT nkuko yitwa, yaraguze ifatabuguzi ubundi agatangira kwiganira n'imashini ayibaza ibibazo bitandukanye yabajijwe ku ishuri, maze nawe atazuyaje akaza gusubiza neza atibeshye na gatoya ibyo yabajijwe byose. Ubundi ChatGPT bivuze Chat Generative Pre-Training Transformer cyangwa se Transformateur de Préformation Générative de Chat. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nk'uburyo bw'imivuganire ibanje kwigwaho mbere yo kugira ikisubiza. Mubanze mwumve igiteye ubwoba. Igiteye ubwoba kurusha ibindi si uko umuntu avugana n'imashini gusa ngo imusubize, ahubwo bamwe mu bakoresha imashini cyangwa telefone zabo bashatse bajya kuri ChatGPT bakayibaza ngo hayi, mwese mushatse mwakora uwo mwitozo. Ubwo ndavuga ku bafite ChatGPT, mwese iyo mwerekanye ibisubizi bahaye musanga bitandukanye, kuko ibibizi neza wowe uri kuyibaza uherereye he, ibibazo bihari bijyanye n'iki, cyane ko ibigufiteho n'amakuru nyuze kuri konti yawe warakoresheje uyifungura cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga uba warakoresheje ushaka amakuru. Ibi ndagira ngo mubyumve neza. Niba mujya mukunda gukoresha amatelefone, mujya mubona ubutumwa bukunda kuza cyangwa ama notification yamamaza agendeye ku makuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga muba mwasuye, ariko gusaba kugura ikintu runaka wigeze gushakisha ku mbuga nkoranyambaga igihe wari uri nko muri Google, Facebook n'ahantu ukunda gushakira amakuru. Gusa tuvuye kuri ibyo tukikomereza, maze ChatGPT yajya kugusubiza ukumva yongeyeho ngo ariko ubaye ufite ikibazo kijyanye n'ubwoba, wasoma igitabo cyangwa ukumva umuziki runaka, kuko iri kubona ko ahantu uri hari ibintu byatuma ugira ubwoba nk'intambara n'ibindi. Uyu ni umwe mu bantu batewe ubwoba na ChatGPT.
yagize ati njye mbona ibikorwa nka ChatGPT ari zimwe mu ntambwe za mbere zerekeza ku iremwa ry'ubuzima bw'ubukorano bufite amakuru, buzi isi, bunafite intego. Njye nanavuga yuko ikintera ubwoba kurusha ibindi muri ibi bintu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano ari icyerekezo iri koranabuhanga riri kuganamo. Ibi bitagiye kure, iki kibazo wenda b'igitsina gore bagisubiza neza kurenza b'igitsina gabo. Ufashe telefone yawe n'ubundi ukinjira muri Snapchat, ubundi ugatangira kwandikira karobo cyangwa akanyabwenge bukorano kabamo kaba kanditseho my AI, cyangwa tugenekereje mu Kinyarwanda ubwenge bukorano bwanjye. Ubundi ukandikamo amagambo ngiye kukubwira maze ukareba igisubizo uza kubona. Ibi mbibabwiye nyuma y'ikiganiro nari nabanje kugirana nayo ntegura iki kiganiro ntari bwirirwe nsubiramo. Gusa murabonamo bike, ariko ndagira ngo tugere ku kibazo nabajije my AI nk'uko yitwa nti: Can you tell me the biggest river in the world? Ushobora kumbwira umugezi munini ku isi? Maze nsoza nshyiraho n'akabazo nk'aho ari umuntu ndi kuganira nawe. Gusa mu gisubizo inshuti ya bose bakoresha Snapchat yansubije kiratangaje, kuko bisa nk'aho ibyigaho mu gihe kitarenze isegonda rimwe igahita isubiza maze iragira iti: Sure thing, the biggest river in the world is Amazon River in South America and flows through several countries. It's pretty incredible. Mu magambo agenekereje mu Kinyarwanda nasubijwe ngo cyane rwose umugezi munini ku isi ni Amazon, ukaba uherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Birarenze kuko unyura mu bihugu byinshi, urumva ko bitangaje. Aba yari nk'umwana wiga mu mashuri abanza babaza agasubiza byihuse gutyo, ndetse agasubizanya ubushizi bw'amanga ashyiramo igikunze kwitwa nk'utumanyeri. Uwo mwana niyo yaba atiga gahunda ya Cambridge imwe ituma umwana iyo bisanzwe ko byinshi mu byabazwa bizi ashobora kuba yasimbuka umwaka runaka kuko ibyo yiga bizi ku rwego rwo hejuru. We yahita asabirwa kuzajya yimuka byibuza nka 3 mu mwaka. Gusa hari ingero nyinshi muri Bibiliya zitubwira abahanuzi babayeho ndetse bikanavugwa ko hari byinshi bahanuye ubundi bikaba. Muri iki gihe umuntu uzi kwitegereza nawe ushatse yahanura abantu bafite akazi akariko kose ngo nibakore vuba ndetse nibishoboka bavanemo ibizabatunga igihe ubwenge bukorano buzabatwarira icyahoze ari amaramuko yabo. Ibi turabivuga kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu bantu bakorerayo umurimo wo gutwara amakamyo, tutirengagije namwe benshi muziranye nabo bakora ku kazi, babwiwe ko kubera igerageza ry'ubwenge bukorano cyangwa AI biri kugerageza mu makamyo batwaraga ko bagiye kuzajya bajya mu mamodoka maze biyicare ariko nta kintu na kimwe bakozeho, ubundi imodoka ikitwara. Kandi nabwo igituma ngo umushoferi agomba kuzajya agendana n'iyo kamyo nuko baba bashaka ko nihagira umupolisi uhagarika ikamyo abasha kuzajya avugana nawe, kuko uburyo butaremerwa ijana ku rindi, kuko hakiri impungenge z'ukuntu ibi bizakirwa n'abaturage bagiye kubura imirimo ku bwinshi bakoraga iyo mirimo. Tutirengagije bamwe bamaze kuyibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi nk'uko bikomeza kuvugwa. Gusa witegereje neza ibyo bintu ukuntu bibikorwa, nawe wahita wibwira ukundi wagakwiye gukora akazi kawe niba utarasimbuzwa imashini kandi ikoreshwa idakeneye ko haza kugira umuntu yihagarikira kugira ngo ibashe gukora neza. Ubundi ibintu tuba twumva bisanzwe, nyamara yaba twibazaga kimwe mu bibazo biri kuba mu isi muri rusange kuri ubu niba ntaho bihuriye n'iki cyiciro gishya cy'imiyoborere y'isi turi kwinjiramo. Reka twibaze iki kibazo twese: ese niba ahantu henshi ku isi ubu hari intambara ndetse naho zitari ziri kuhatutumba, kandi ukabona ko ahanini zitagamije gusubira inyuma, ahubwo buri munsi yaba utuye muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo ndetse no muri Australia abyuka avuga ngo wasanga ku makuru haraye harashwe igisasu mu gihe nari nsinziriye nkaba ntigeze mbimenya. Ibyo bigatuma afungura imwe muri page ajya areberaho amakuru buri gitondo ngo yumve ko Ukraine itarashe, Iran itateye ikindi gisasu, Israel itateye igisasu kirimbuzi muri Gaza n'ibindi. Ese byazagenda bite mu minsi iri imbere izi ntambara z'amasasu ndetse n'imbunda za kera zimaze gushiraho, tugasanga Amerika ibyo yakoraga yari ibiziranyeho n'Uburusiya, Israel yari ibiziranyeho na Iran ndetse n'ibindi? Icyari kibyihishe inyuma ari kugira ngo bagurishe intwaro zitakigezweho bamaranye igihe, kuko bazi ko bamaze kugira stock y'intwaro zijyanye n'ubwenge bukorano. Gusa reka twifashishe rumwe mu ngero zifatika ndetse zabayeho zijyanye n'ukuntu ubwenge bukorano bushobora kuba ari cyo cyiciro kindi turi kuganamo, ndetse ibyiza n'ibibi byako bikaba ari ntakumirwa kubera ukuntu ishyigikiwe n'abavuga rikijyana ku isi. Nk'urundi rumwe mu ngero zo muri Libya aho byabaye. Ngiye ku bwanjye mbona bifite ingaruka mbi cyane gukoresha ubu bwenge bucurano mu birebana n'intwaro. Bimeze nko kuziharurira inzira no kuzongerera imbaraga kugira ngo zizaturimbure. Nta kintu byaba bitwaye cyane wenda mu gihe ubwenge bucurano bukoreshwa mu bijyanye no kwandikirana ndetse no kuvugana na mudasobwa zanyu bwaba bwivumbagatanije ku muntu, ariko byaba ari ishyano rikomeye cyane noneho mu gihe ubwenge bucurano bukontorora intwaro bwaba bwivumbagatanije. Nk'ubu ngubu mu myaka 2 itambutse mu gihugu cya Libya, ibisirikare byagiye byohereza indege zitagira abapilote, zitanagira umuntu uzikoresha cyangwa zifatira imyanzuro wenda asigaye ku birindiro, zo ubwazo zikajya zihitiramo umwanzi n'utari umwanzi. Ibi ni ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gihe ubwenge bucurano bushobora kugira ikibazo cy'imikorere kandi hakaba nta n'umuntu hari kugira ngo abikurikirane.
ariko ahangaha urugero ruteye ubwoba kurusha ibindi ni igihe ubu bwenge bucurano bwaba bwatangiye gukoreshwa mu bijyanye n'imikoreshereze y'intwaro kirimbuzi, kubera ko kugeza uyu munsi wa none nta tegeko rihari ribuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu gukoresha ubu bwenge bucurano mu birebana n'intwaro za kirimbuzi. Dukomeje nanone n'ubwenge bukorano cyangwa AI, abantu barebye filime cyane byagorana kuvuga ko batazi filime yitwa Terminator cyangwa Terminator, aho wakoze filime zabaye iz'ibihe byose mu maze atanga ibihembo ku rutonde rukorwa na box office byibuza muri filime enye za mbere. Ku rutonde usangamo 3 ze, uwo nta wundi ni James Cameron. Mwabantu mwe narababuriye mu mwaka w'1984 ntago mwigeze munyumva. James Cameron yaratuburiye ku rugamba rukomeye cyane rw'ahazaza, aho imashini zivumbagatanije zigategeka ikiremwa muntu. Nge mbona kureka ubu bwenge bucurano bukagira uruhare ku birebana n'intwaro ari ikosa rikomeye cyane. Nge mbona ibi bintu ahubwo bishobora no kuzana irushanwa mu birebana no gukora intwaro hagati y'ikiremwa muntu ndetse n'ubu bwenge bucurano. Tugatangira kujya tuvuga tuti izi ntwaro nutazikora vuba n'ubundi ubu bwenge bucurano buzazikora, bushobora kuzifashisha buturimbura. Aha dukomeza twumva neza ukuntu AI ishobora kuzasimbura 100% umuntu ibintu yakoraga byose hatavuyemo na kimwe. Urabizi ko isura yawe nta muntu n'umwe muhuje, yawe n'impanga yawe nubwo muba musa, ariko ni muhuza 100%. Ibyo bintu rero umuntu wundi ubareba mwebwe mwavukanye nk'impanga ashobora kubibeshyaho, ndetse hari n'ingero za bamwe usanga nk'umusore akundana n'umukobwa ariko uwo mukobwa yaba afite impanga, ugasanga umusore w'inshuti ashobora kumwitiranya n'impanga ye. Ariko AI mu masuzuma amaze gukorwa hafi ya yose agaragaza ko AI idashobora kwibeshya ku isura cyangwa ikintu yabanje kwerekwa igihe waba ugiye kuyibaza ibyo wayihaye. Ubushinwa mu iterambere ry'ubwenge bukorano buri imbere ndetse burakataje, kuko bufite ba rwiyemezamirimo bakiri bato kubera gusobanukirwa n'ubwenge bukorano, bakaba bashobora gufata buri rwiyemezamirimo wese bashatse aho ari hose bashatse ku isi. Kai-Fu Lee yavukiye mu gihugu cya Taiwan. Ababyeyi be bamwohereje kwiga amashuri ye yisumbuye i Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. PhD yayivanye muri kaminuza ifite n'ishami rikorera hano mu Rwanda, ariyo yitwa Carnegie Mellon University, aho yakoraga ku bijyanye no kumenyekanisha imvugo ya mudasobwa cyangwa computer speech recognition mu Cyongereza. Ibyo bikaba byaratumye ajya gukora mu kigo cya Apple gisanzwe gikora ibikoresho byifashisha ikoranabuhanga. Ku myaka 31 nibwo Kai-Fu Lee yabaye icyamamare ubwo yavumburaga muri icyo kigo yakoragamo ibijyanye no kumenyekanisha ibyo mudasobwa ivuze. Aha yavuganaga n'imashini ayibwira ibyo igomba gukora nayo ikabikora nta na kimwe ijiringanijeho. Yaje kuva muri icyo kigo cya Apple akomereza urugendo rwe muri Aziya, atangira gukorera muri Microsoft ishami ryo muri Aziya, aho yahise ahinduka umukozi wa Google mu Bushinwa. Amaze imyaka 10 nibwo yatangije umushinga witwa Sinovation mu mujyi mukuru w'Ubushinwa Beijing, ajyanywe no gushaka abantu bizi ikoranabuhanga bafite impano ku bijyanye no kubaka no guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano. Ibi byaje gutuma Ubushinwa bugira ba rwiyemezamirimo benshi bakiri bato batangiye kuvuka mu Bushinwa. Ibi byatumye mu myaka 15 yakurikiye barihuse cyane mu bijyanye no gukora ubwenge bukorano cyangwa AI, aho bagize igisa n'itegeko ryitwa winner take all cyangwa se utsinze ni utwara byose. Uyu ni rwiyemezamirimo Cao Zedong, umusore w'imyaka 33, akaba yarazanye uburyo bwitwa Momenta butuma imodoka yitwara mu mihanda yo mu Bushinwa nta hantu na hamwe akoze. Aha muribuka rwa rugero twabahaye rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku makamyo, aho bari kubikora ku mamodoka asanzwe atwara abantu. Aha Zedong yaravuze ngo nk'uko mu mukino wa Go irobo ryitwa AlphaGo rishobora gutsinda umuntu, ni nako mu muhanda mfite icyizere ko igihe kizagera imodoka zikoresha ubwenge buremano zizageraho zikitwara nta muntu bisabye ko azigendamo. Ibuke ko izi nzozi afite muri Amerika aho zatangiye gushyirwa mu bikorwa nubwo leta itarabyemeza 100%. Ibi turi kukubwira ni ukuri, ajya mu modoka ikagenda mu muhanda atayikozeho, kuko uburyo butaramenyerwa byuzuye n'ubundi mu Bushinwa. N'impungenge za leta z'ibihugu ziba zifite kubera uburyo bushya isi iri kutwinjizamo bwo kwizera imashini ku rwego zifata icyemezo. Nk'uko iyo modoka iri mu buryo bw'ubwenge bukorano yagera hari feruje ntihagire uyibutsa ko ihagarara, ahubwo yifatira icyemezo cyo guhagarara. Uyu rwiyemezamirimo nubwo ushobora kumva akiri muto mu myaka, ibigo nka Mercedes Benz biri kugirana ibiganiro nawe ngo barebere hamwe uko imodoka zabo zazagendana n'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano. Ushobora gusanga ariho havuye imvugo abakiri bato bakunda kugira bati imyaka ni imibare, kuko ubundi mu bihe bishize imyaka yabaga ifite byinshi isobanuye ku bunararibonye bw'umuntu, cyane ko wasangaga havugwa ngo runaka afite imyaka runaka y'uburambe ku kazi. Babaga bashatse kuvuga ko afite ubunararibonye ndetse ugasanga ari byo koko. Ariko ubu usanga abana b'imyaka itarenze 20 bakora ibintu bishobora kuzahindura isi burundu. Kuri iyi ngingo igiteye ubwoba so gukorana n'amamashini, kuko yerekera kuva iterambere ry'inganda ryaza imashini zaradufashaga ndetse ziracyanadufasha, ahubwo igiteye impungenge yarangiza ikagira ubushobozi bwo kwihitiramo icyo gukora nta muntu uyikoresheje. Ubu ni wahita ubyumva kuko bitaraba rusange mu bantu,
ku isi hose ngo usange dukikijwe n'imashini zifite ubwenge bukorana. Ibaza igihe uzajya utuma imodoka kuguhahira yagerayo umuntu atakumvikana nayo ubundi ikagira umujinya ikaba yagira ikintu ikora runaka. Wibaza iyo modoka ikizakora ari iki? Ibyo izakora nanjye simbizi, gusa ikizwi nuko ubusanzwe iyo umuntu arakaye ibyo akora si byiza. Kandi twibuke neza ko hari umuntu urakara unabibona ko nta mbaraga afite ariko akamena ibintu bimukikije. Ibaze rero nawe imodoka yarakaye kandi ifite ubushobozi bwo kugira icyo yakora, ubwo izakora iki kugira ngo yihimure? Mu myaka itari myinshi iri imbere tugiye kubona imodoka zitwara kuko umushinga waratangiye, cyane ko hatangijwe ko imodoka za mbere zishobora kuzakoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Kao Zedong abyemeza we nabo bakorana. Kai-Fu mu kumara impungenge abantu mu bijyanye niba abashinwa bazaba ba mbere mu gukora ndetse no gukoresha ubwenge bukorano ku isi, yasubije abibaza gutyo muri aya magambo agira ati: Amerika izaba iya mbere mu kugura ndetse no gukoresha mu mihanda yayo imodoka zitwara zikoresheje ikoranabuhanga, ariko Ubushinwa buzaba ubwa mbere mu kubimenyekanisha cyangwa kubikwirakwiza. Ubu biracyari 50-50, Amerika iri imbere mu ikoranabuhanga ariko Ubushinwa niryo soko rinini ry'iryo koranabuhanga, kandi guverinoma y'Ubushinwa iri kubaka ibikorwa remezo bizafasha mu gukoresha iryo koranabuhanga. Nk'urugero, ubu Bushinwa buri kubaka imijyi minini ingana nka Chicago aho hagomba kubakwa imihanda yifitemo ubushobozi rukuruzi cyangwa se sensors byo gukorana n'izo modoka kugira ngo bibe bifite umutekano wuzuye. Kugeza ubu ngubu Ubushinwa ni ubwa mbere mu gushishikariza abantu gukoresha ubu bwenge bukorano kuko umubare munini w'abakoresha ubu bwenge bukorano ugaragara mu Bushinwa. Nk'ubu ngubu Ubushinwa bukubye inshuro 3 kuri enye by'umubare w'abakoresha ubwenge bukorano mu kwishyura ibicuruzwa. Nanone kandi Ubushinwa bukaba bufite ubwikuba inshuro 10 ugereranije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugemura ibiryo ku babishaka bikunze kwitwa food delivery. Ibi nanone kandi byongera kuba Ubushinwa bufite ubwikuba inshuro 3 mu gukoresha amagare atizwa abantu kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi ibi ngibi bisobanuye ko uko ugira umubare munini w'abantu bakoresha ikintu nibwo ikintu gikorwa neza. Kugeza ubu Ubushinwa ni ubwa mbere mu gushishikariza abantu gukoresha ubwenge bukorano kuko umubare munini w'abakoresha ubwenge bukorano uboneka mu Bushinwa. Aha Kai-Fu yatanze igereranya kugira ngo twumve ibi bintu neza agira ati: mu isi y'ubwenge bukorano aho data zizaba zimeze nka peteroli cyangwa essence, Ubushinwa nibwo buzahinduka Arabia Saudite. Aha tugiye kuvuga ko umuntu w'iki gihe ufite akazi ko gutwara imodoka hari amakuru atamubera meza aramutse ayumvishe, ariko nta kundi reka tuyamubwire kuko kuba atari amakuru meza ku mushoferi tugiye kubwira ibyo n'ubundi ntibizabihagarika kubaho, ahubwo mu myaka itarenze 15 byibuza 50% by'akazi kazaba karatwawe n'ubwenge bukorano cyangwa AI. Ubu ni ukuvuga ko kuba waba utwara imodoka nk'akazi muri iyi minsi ibyo ntibihagije byonyine bitewe n'isi turi kuganamo mu myaka 15 iri imbere nk'uko Kai-Fu yabitubwiraga. Nge twari kumwe na Seven Maestro ndetse na Musa Savimbi. Muchas gracias.